hari udakosa se kugira ngo uhite wumva ngo umuntu ngo avuye mu mwuka, umuntu avuye mu mwuka, ntago ari ibintu uri kwiyumvisha bro. Twarebonye banshi bamututse bamubwiye ngo bamubwiye amagambo atari meza. Uyu mukobwa yaje i Kigali n'abandi bose, yego, aje gushaka ubuzima. Yafite uburwayi twakwita ko yatangiye ababara umutwe ndetse anaribwa mu gifu. Radji TV show ni information on the top. Yes, twongeye kubasuhuza mwe muteze Radji show. Uyu ni wa mwanya rero tuba twakiriye abatumirwa bacu tugira ngo dusesengure turebe ibintu birimo gucicikana hano muri showbiz, muri entertainment yo mu Rwanda. So ndagira ngo rero atangira bibwira then tuganire ku bintu tugomba kuvugaho ku nkuru yaraye icicikana ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Okay, nkuko bisanzwe muranzi, sanzwe nitwa The Prince, ndi movie translator mu gasobanuye Nyarwanda. So inkuru irimo tradinga hanze ahangaha ni inkuru y'uwitwa Vava, benshi bazi nka DORE IMBOGO. Ubwo ahagana isa 12 wari umurwaje yatangaje inkuru yuko amajije kwitaba Imana. Inkuru yabaye inkuru y'incamugongo rabizi nk'abanyarwanda, abantu dukurikira entertainment, abantu tuba muri industry. Yego, ni ibintu abigoranye, ni ibintu umuntu abatumva neza. Kugira ngo uwumve ngo umuntu twabonaga ari umuntu muzima, ari umuntu uri gukora, kugira ngo uhite wumva ngo umuntu ngo avuye mu mwuka, umuntu avuye mu mwuka, ntago ari ibintu uri kwiyumvisha bro. Yego, ariko mbere yuko wenda twinjira mu bigendanye n'urupfu rwa Vava, ndagira ngo tubanze twibukiranye tumwe mu tuntu yagiye akora tugashimisha abanyarwanda, cyangwa se tukaba twahereza nyine imbaraga na motivation abandi kugira ngo nabo babe bakora nyine muri rusange. Hari utwabo wibuka mutubwire? Uyu mukobwa yaje i Kigali n'abandi bose, yego, aje gushaka ubuzima. Yego, azi Kigali arakora nta gucika intege bro. Kugamahirwe buriya nta muntu umenya aho bwirageze. Harya niba twibukiranye neza yatangiye akora iki? Yatangiye akora akazi ko mu rugo nk'abandi bose. Yego, yari umukobwa wimanukiye ngo yiviriye ibice za Nyamasheke. Aza i Kigali aje gukora akazi ko mu rugo. Aza kwiririmbira DORE IMBOGO, iramuhira. Benshi murayizi, muze kugenda muyirebe abatarabashe kuyibona. Ndirimbo benshi tubanayikunda, ndetse tukunda kumubona muri media arimo atanga ibiganiro, asobanura, abwira abandi bantu kuno kwe kwitwara abandi bakobwa. Yego, ntago twabangwa ari umuntu mubi muri entertainment. Ni ikihe kintu yaba yarakoze kikagukora ku mutima, cyangwa se yaba yaratangaje kikaba cyafasha urubyiruko, cyangwa se kikaba cyafasha abantu muri rusange? So buriya mbere na mbere nakubwira Radji, yego, kwigira icyizere. Yego, kwigira icyizere ukaza muri no industry ya music irimo abantu bakoze, irimo abantu bafite imbaraga, ku muntu uri hariya uri gukora akazi ko mu rugo. So turabizi hani wacu kugira ngo umuntu abaye gukora akazi ko mu rugo ntago aba afite umushahara uri hejuru, kandi turabizi kugira ngo ugende hara muri studio uri coding indirimbo ujye gukora amashusho ntago babyoroshye bro. Yego, ntago babyoroshye. Rero niyo mpamvu muri make gutinyuka akaza agakora akishakisha paka kugeza ahangaha yaragejeje Imana bimwakiriye. Nibyo bikumotiva uyu munsi. Izi saha nabwira umwana wese, umukobwa cyangwa urubyiruko, kwiyumvamo yuko bashoboye. Yego, bareke kwitinya. Uko byagenda kose, nimba uyu umukobwa witwike izo ngiyo akaza aje gushaka ubuzima ahi Kigali, akaza avuga ngo nje ncuba kuba naririmba, kwiyumvamo ko agomba kuba yaririmba, akaririmba, kandi koko tukabona ko ibyo aririmbye abanyarwanda turabikunze, ntago nabwira ngo we cika intege, ngo we ntago ahubwo mureke dukore. Yego, nkuko uyu mukobwa ntago ugeze acika intege, kuko twarebonye banshi bamututse bamubwiye ngo bamubwiye amagambo atari meza. So nizi saha ubu ngubu niyo mpamvu abantu bari kuza bavuga ngo amagambo mabi DORE IMBOGO yavuze. Izi saha niyo dukeneye. Oya, izi saha nge ndumva dukeneye kumufata mu mugongo, gufata familia ye mu mugongo, nawe karuhuka mu mahoro. Yes, tukamusabira ku Imana, Imana imwakire mu bayo, aho kujya kumva ngo amagambo umuntu yakoze hari udakosa se. Sasa rero ndagira ngo dutangirire noneho nyirizina mu burwayi bwa DORE IMBOGO, mu burwayi bwa Vava, noneho tubusesengure tubwire abanyarwanda uburyo byagenze, bamenye amavana bavuko nyine
y'imirwarire ye ndetse n'urupfu rwe. Murakoze. Okay, uyu mukobwa atangira arwara uburwayi bwiwe ntago twavuga ngo dufite amakuru ahagije, ariko uko byagenda kose uyu mukobwa yafite uburwayi twakwita ko yatangiye ababara umutwe ndetse anaribwa mu gifu. Benshi mwagiye mukomeza kubibona ariko babwira ngo tumusabire. Icyo gihe yababaraga mu gifu anaribwa umutwe, ukabona ni indwara kugira ngo ubone meaning yayo byari bigoye. Buriya umuntu ashobora kuba ngo ndwaye malaria ukaba ugendeye ku bimenyetso ari gutanga, ariko kugira ngo mvuge ngo umuntu arabara umutwe akaribwa mu gifu ntago sinzi ko nabona meaning nabiha. Yego, n'umuganga wafata ibizamini agende kubyumubwira biragoye. Yego, hari akavideo naje kubona nimugoroba aho akimara kwitaba Imana. Utuvideo twatangiye gucicikana na akavideo yararyamye arimo kubabara mu nda, arimo kuvuga ati rwose mumbabarire iri mugera Kigali muzambwirije abantu nabo narabwiye nabi bambabarire. Ariko abanyamakuru barimo kumukoresha icyo kiganiro baravuga ngo humura urakira, ariko niko bakuri bakorema icyizere. Burya umuntu nyamuntu niwe uba wiyumva. Ndabeshya? Yego, urumva rero dore imbogo nawe ubwe arabizi neza ko cyangwa se yashakaga kujya imbere y'Uwiteka we yumva bohotse. Niyo mpamvu yabwiye abanyarwanda nabo ngo yagiriye nabi, usibye ko ntekereza kuko nabo so wenda ntago twavuga ngo ntabo. Yego, ariko izi saha buriya Imana niyo mugenga. Yego, kandi Imana iyo dusabye imbabazi iratubabarira. Yego, kuko nimba rwose yamaje kubona yuko agomba gusaba imbabazi, nta kindi kintu twagomba kuvuga kuza tugatangaza ngo abo amagambo yavuze mabi. Ni ukuri tugiye kugenzura buri muntu wese yavuze amagambo mabi. Yego, kuko uyu muntu watureba n'ururimi ntabwo dufite remote control ibikontrola ku buryo tibeshya ngo tuvuge. Umuntu ararakara akavuga. Yego, nyine buri wese agomba kumenya ko ubuzima bundi nta muntu utagira amakosa. Buri wese mu buzima umuntu aba yakosa. Yes, twese twakosa. Yego, uyu mukobwa yitwaga Nyiransengiyumv Valantine. Yego, wavukaga hari amakarere ka Nyamasheke. Ubwo Imana yakire mu bayo. Imana mwakire mu bayo. Yego, kandi Valantine ku munsi wa nyuma bwo tuzaba tugeze natwe tugiye tuzamusangeyo, kuko twese umva reka babwiye inshuti yanjye abantu mwese muteze amatwi iki kiganiro ikintu mu cyumba cyangwa se mugikurikiye, abantu mukurikiye iki kiganiro mbisubiremo mu cyumba, wakora byiza wakwigira mwiza twese bizarangira hariya. Gahunda ni imwe byose, niba waravutse egare no gupfa nabyo birahari. Yego, ndagira ngo nyiri kuvuga kuri Vava. Yego, hari akantu gato nashaka guha abanyarwanda wenda tutaza kugira nubwo bitari byaba official. Byango mbamenyeshe uko umuhango wo kumuherekeza uzagenda. Yego, ndabona ahangaha kuri Kigali Today bamaje kuba babishyiraho. Yego, bari guceka uwari umurwaje yatangaje ko bashobora kuzamuherekeza ku itariki 28 ubwo n'uyu munsi cyangwa 29. Yego, ariko ikindi kintu abanyarwanda bakwiye kumenya nuko uyu Vava apfuye asize abana babiri bato b'abahungu. Yego, umuto yigaga mu wa kabiri w'amashuri abanza mu karere ka Nyamasheke, ndetse uwo akaba yari umutoya. Yego, Vava yamenyekanye cyane mu ndirimbo bise Dore Imbogo, Dore Impara, Dore Imvubu. Kandi uyu mukobwa yagiye akora ibiganiro byinshi ku ma radio ndetse no ku ma televiziyo. Yego, buriya turi gukora birasaba cyane buriya umuntu uri gukora neza. Yego, nshuti yanyu umuntu uri gukora neza aya magambo tuvuga. Yego, agomba kuzasigara mu bantu akajya mu mitwe y'abantu, kubera ko aya magambo tuvuga tugiye tuvuga amagambo mabi. Yego, byazaba ikibazo kubazaza nyuma yacu. Niyo mpamvu usanga ibinyamakuru bitabaza abantu nk'abo ngabo kugira ngo batange ibiganiro nk'ibyo ngibyo. Yego, kugira ngo bimotive babandi bari kuzamuka. Yego, urakoze cyane. Ese ni iki utekereza ku buzima bw'uyu munsi, uburyo twitwara uyu munsi n'uburyo iyo ubuzima burangiye nta kintu kintu bo wabirenzaho? Ni iki utekereza, ni gute wakwitwara mu buzima nyine muri rusange? Icyo nabwira
buri rubyiruko cyangwa abanyarwanda muri rusange, yego, ubu buzima turimo gutya tukiri ku isi, tukibasha guhumeka, tukibasha kuvuga, mureke tube abeza kurusha abandi. yego, nimvuga abeza kurusha abandi ntabwo muze bro kugenda tukajya kwa kwafira akaduconga neza, kugenda tukimakiya neza, kugenda tukagira ibintu bigaragara neza. Ahubwo muri societe turi bande, turi bantu ki? genda wirebe mu ndorerwamo uvuga ati ese uyu niwe njyewe. Gusa indorerwamo ishobora kukwereka ko wowe ari wowe, ariko indorerwamo ikweretse isura yawe inyuma, ntabwo ikweretse mu mutima wawe. Yego, genda utekereze, ese mu mutima wanjye meze ute? Ese uyu munsi Uwiteka bamagaye nabanera? utazisanga uri ikibazo muri societe aho kuba igisubizo. Yego, ugasanga usigaye uca iburyo undi agaca imoso ngo mutagongana, mwagongana mukagongana nyine, urumva mugasunikana, push and push. Oya, ahubwo ubone muri societe ibone ko ikwifuza. Oya, umva, reka tureke kujya kure. Izi saha ibinyamakuru byose biri kwandika bava. Oya, vugisha ukuri. Ubundi kuntu nabonye abantu kuntu bateye, ubanza bakunda abapfu kurusha abazima. Yuko Vava mu gihe yararwaye byanashoboka ko nta n'umuntu wamushyiriye agakoma ko kunywa, just ariko mu kumuvuga kugira ngo uyu munsi ejo n'ejo bundi twinjize views natwe turimo, aka kaya turimo kumuvuga, ariko kumushyira agakoma what? Kandi Vava yaduhaye ibyishimo. Reka nkubwire Radji, ukuri kutarimo ikinyoma. Abanyarwanda ndetse n'ibitangazamakuru by'iwacu Rwanda, yego, uzakora ntibizakuvuga. Yego, kugira ngo ikuvuge bisaba gutya. Izi saha ngiye turi kuvugana, genda urebe ibinyamakuru byatangaje inkuru ya Vava. Ibinyamakuru hafi ya byose bya hano mu Rwanda, byose iyo nkuru byayitangaje. None ugende urebe ibinyamakuru byatangaje inkuru ya Vava mbere karwaye. Yego, bikumva cyangwa se akiri muzima gikora. Reka tuve akiri muzima, kiri gukora, kiri hano i Kigali, sibyo? Uraza kwibona. Ariko ibyatangaje ko yapfuye ni bingahe? Ni hafi ya byose mu Rwanda, kubera ko inkuru iragira ute, iri bucuruzi, iracuruza. Yego, ariko n'ugenda ugatangaza inkuru hari igihe unamwishyura ntayisohore. Yego, aha hanze reka nkubwire njyewe izi sambwire ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda, sibyo? babwire mukore, nimba muje mu kazi mukore. Ibi byo kuvuga ngo ngenda akora uko runaka yanyishyuye bro, yego, nshuti yanjye, wenda sinavuga ibintu byinshi, sibyo? Icyo twavuga izi saha, twakwihanganisha umuryango wa Vava, tukihanganisha bari abana basigaye badafite umubyeyi, yego, ndetse na nyina wamubyaye. Ariko muri rusange twese nk'abanyarwanda, abantu bari muri no industry, mureke kuzana ibintu ntabwo sinzi uburyo nabyita. Yego, kubera ko biri kwangiza iyi industry. Yego, naguciye mu ijambo rero ndagira ngo dusoze, ariko mu gusoza ndagira ngo ubwire abanyarwanda badukurikiye aka kanya, ubabwire ikintu cyabafasha kubana neza n'abandi, kugira ngo wotekereza, kugira ngo ejo n'ejo bundi batazagenda cyangwa se nge nawe tutazagenda dusize inkuru mbi imusozi, ahubwo tuzagende tuvuga ngo tugiye twera, nk'uko Vava yavuze ati njyewe mwihangane, muzambwire abantu b'i Kigali wowe nagiriye nabi ambabarire. Yego, okay, icyo navuga aho ngaho ho kugira ngo tuzagende dubanje igihe turi kugenda wa mwuka wacu wanyuma tusigaye tuvuga ngo mugende mu mbwe runaka, ahubwo wakwitwaye neza ho kugira ngo uzagende uvuga ngo mu mbwe runaka. Yego, sibyo? Wacinzira hakibona ibintu byo gusaba imbabazi bwa nyuma na nyuma kuri kakuka kare ka nyuma. Nshuti yanjye, mureke kwanduranya, sibyo? Ho kugira ngo nanduranye n'umuntu se nakwitwaye neza, jya duce uryame kare. Yego, sibyo? Yego, urakoze cyane rero. Uyu twari turi kumwe ni The Prince, akaba asobanura muri The Prince Empire. Muri make niwe mutumirwa twe dufite, twari turimo gusesengura tureba ese ku rupfu rwa Vava, yari umuntu ufatiye runini ino showbiz yo mu Rwanda. Muri rusange rero ndagira ngo mbashimire, mbabwire ko ibiganiro byacu arakagaruka, ni Radji show, everyday tuzaduhari ku bwanyu tugira ngo tubatangarize inkuru zigezweho kandi vuba vuba. Ngize ni vuba Radji.
Okay, wakoze cyane rero. Salam shalom. Ikiganiro nakagaruka. Radji TV show. Need information on the door.